Saido. Saido. Said. Said. Yo! Said. Yo! Said. Kumbono gahunga bite? Said. Kumbono gahunga. Manzi. Ni wowe? Ni jewe rwose humura nta kibazo. Ni wapfuye? Reka da hapfuye Fabiola ntabwo ubizi. Ndi muzima. Ni jewe rwose humura. Ndi muzima. Humura ni jewe. Saido. Manzi. Amakuru yawe. Manzi. Yewe. Saido. Niko. Yawe. Humura ndi muzima. Usko nangize ngo mpuye n'umuzima. Oya rwose ndi muzima. Utuye hese? Hari hakurya hari do. Kuri ya nzu urebe. Ahubwo tugende nkwereka mu rugo. Yawe. Humura ndi muzima rwose. Sha tugende. Bana we. Humura ndi muzima rwose. Numvaga neza mvuye n'umuzima. Ariko rwose. Mana nyagasani ndahera yimvuga ko Manzi yapfuye mbekera ababyeyi be ndahera ko Mana sinibambaza icyamwishe ndabigirane Mana wenda bigenzane mbivuge se oya ntabwo ngomba kugira icyo mvuga mba hafi mu bihe bikomeye ndagusabye uyu munsi ntuntererane Mana sinzi icyo ndi bukore sinzi icyo ndi buvuge se Mana ndabigirana ndakwinginze ngira icyo mfasha ntacyo mfite cyo kuvuga ndahera hehe mvuga Mana ikindi buvuge ndakwinginze ngirira impuhwe Mana we ese ndakora iki Mana ndakwinginze wintererana ndababwira iki ndavuga iki Mana ndakwizeye gira icyo ukora byose niwe mbiharekeye kandi ndakwizeye ko hari icyo uri gukora kuko ibyo wakoze birenze ibiki ni byinshi Mana
Seda, kugeza n'ubu ubuzima mbayeho ntabwo ndabwakira. Nyuma yo kubura umugore wanjye sindiyakira na rimwe, ndetse nawe mfite nihahamuka, mpora nihahamuka mu mutwe wanjye. Fabiola yarapfuye, ubu se ntabyo azi? Ibintu byageze no mu rukiko, bimubwire se? Oya, aka ni agakino, ni ukwihangana gusa mu buzima bwe. Impamvu yo kubitindaho, nakwicishije amagambo sinakubaza icyo bakwakiriza. Shela, babibaza umushyitsi icyo afata. Uyu ni Sheria. Sheria, aho neza? Dadi nari mbitabye. Baza umushyitsi icyo abasha umuzanire. Tubakiriza iki? Citro. Tonto wowe nkuzanire iki? It's okay, I'm fine. Okay. Enjoy. Thank you. Dore aka kayiko nyabyo. Ese ubu ngo umugabo yarya inama zinjye. Nukuri abakiri babaho neza mu buzima bworoshye. Uterura amasahani ugira gutya dore kano kantu karantangaje nukuri. Yewe umwana wanjye yarabwubatse. Muryoherwe. Murakoze kandi twese hamwe. Mfite ikibazo nyamukuru. Ikibazo bwoko ki? Turashimira Imana ko twatahutse amahoro. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane, Deogratias, Imana irakarama. Imana nishimwe. Amen. Umwana wanjye Manzi ariye ko ntamubona hano. Ko murebana mukaba mutatubwira. Nimutubwire. Babwire cyangwa mbibwirire. Nimbaze kuvuga ngiye kubabwira.
kasariho gasara wisanga wicaye ku ishyiga rishyigikiye rya nkombe rya bega rya babinga mwakaza neza ababyeyi. mwana wa karame mubyeyi. ko mbona uri gucika intege gusa ndabona izindi mbaraga zirimo kukurwanya. ntacyo ariko humura, wabonye uriya mukurambere ntumugaye igihagararo, afite imbaraga zidasanzwe. igihe cyose uzajya umukenera azagufasha. iyo mbeho Karim. Saido. Biteze. Dash. Eh. Biteze. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Makuru kiza. Isa. Ngwera. Ndavuze ngo reka nze nkurebe hakiri kare mu gitondo. Utari wagenda tutabonanye. Sa. Karim. Ndakumva. Ngufitiye inkuru. Inkuru?
udasanzwe se wa musaza se yavuye kwa wa mupfumu umusaza Karimu ndakumva uzi ko nahuye na Manzi ye kwakiye na Yesu abazimu bashyi wapfuye se yazutse uko ubitekereza uko nanjye niko nabitekereje kuko twarahuye ndirukanka cyane kugira ngo ni umuzima kandi n'ikimenyimenyi twajyanye iwe turaganira iyi nkuru se Fabiola arayizi Fabiola icyakubwira ko Manzi nawe ngazi ko Fabiola yapfuye Saido ntabwo ibyo uri mumbwira ndi kubyemera nari ngiye ku rusengero reka dutambikane iyi nkuru ugenda uyima neza sawa Yombeyo. ariko se koko mana yarapfuye ariko se kiriya gituro cyaba ari icyande oya ndabizi neza yarapfuye ariko se ubu nakora iki mana ko nkomerewe ndakwinginze mana ntabara Mana ubuzima ni danje se mwana ndagaswe hano harimo swingi
yombe yo. Yombe yo. Nikodi. Akobute. Nanjye ngo akoguteta. Cyangwa wakagome. Ndakubaza umwana wanjye Nikodi. Kutambwira. Urutwe ruri mwiki. Rutekeye mwiki. Ariko mana we. Mana we, manzi bana wanjye, manzi. Mana we, umwana wanjye bana wanjye. Wambabariye ukambwira aho umwana wanjye ari. Manzi mana wanjye uri he? Nuhara. Mana we. Saido, karibu sana kandi muryoherwa. Murakoze. Aho uwo munsi ubwo twahuye ugifite igihunga ntitwabona n'umwanya wo kuganira, ariko ubu ngubu rwose mfite n'amatsiko y'ikintu ushaka kumbwira. Byari hatari gusa urya munsi twaraganiriye, rimwe twagiye tuvuganaho nawe wambwiye, ari na mpamvu yatumye guhamagara ko ushaka kuza tuganire. Yego. Hari ibyo wambwiye ngo Fabiola yarapfuye. Uri seriye? Saido, urabona mfite umwanya wo gutakaza cyangwa nirwo mvuga aya magambo ansesereza? Ntabwo mfite umwanya wo kwishinyagurira. Manzi, ko ngiye mpamya ko Fabiola atapfuye. Fabiola ni muzima. Saido, njyewe ubwanjye nageze ku gituro cya Fabiola, hariho n'ifoto ye, ndetse kigeretse kuri ibyo namwiboneye n'amaso yanjye bamurasa. Sinzi rero ibindi uvuga ahantu waba wabikuye.
manzi ndagira ngo mbwire ko Fabien ari muzima. Seda, niba ari ibyo byakuzinduye, ndagira ngo nkubwire ko ntakeneye kongera kumva ndetse n'inshuro n'iyi nimwe mbwira ayo magambo, kuko ndabona usa n'umuntu waje kunshinyagurira. Sinshaka kongera kumva umbwira ayo magambo, kandi ntabwo nkeneye kumva icyo kiganiro nanone. Fabien, Karame. ndabona hari icyo Imana yakoze. Fabien, Karame. umeze neza? Umeze neza. Fabien, hari ikibazo ufite wajya umbwira, nakora ibishoboka byose ariko sinkakubona ubabaye. Yombeyo. Mutoni. Karame mubyeyi. Ndashaka kunzanira umutima wa Karimu. Yego mubyeyi. ko muto ko ari uvuga ngo Yombeyo wavuganaga nande? Mva rero wa mugore we, nabonye waranze kumbwira aho umwana wanjye bamushyize. Ubu ndagiye ngiye kumureba, uzagira amahirwe nzasanga atarapfuye. Nisanga umwana wanjye yarapfuye, amagufa ye nzayakurisha. Wumvishije ibyo nyina w'umwana yakubwiye wamwicanye we. Inkozi y'ibibi gusa. Ikindi gihe utazongera kunkozaho ibyo biganza byawe, utazatuma nkubahuka, nuguringirwa mama gusa.
se wowe ko ndeba wicaye aho ngaho ibiti byawe muto narwaye kandi nta mafaranga njye kwivuza dore wanze no kungura mituweli kandi wowe warayiguriye muto wampaye amafaranga njya kwivuza ko narwaye ngo iki Diaro uravuga mituweli uri gadi se uri sibo uri igiki muri abo bombi umva Diaro umwaka wa mbere ngomba kuzabanza nkubakira inzu gadi umwaka wa kabiri nkubakira inzu sibo dore wanza kuvuza ku mwaka ugira ka ariko ubwo ku mwaka wa gatatu koko nzaba ntarapfa uko muto erega Diaro wigira ikibazo erega uramutse urapfuye nta kibazo ntiwabura ugushyingura ariko muto namutse mpfuye ni ukuri ko Imana wagutinyaga yagutinyuka wese uri umugabo amakuru yanyu amakuru ni meza pastor muragenzwa n'iki se ko tutabamenye bambwiye ko uri umukozi w'Imana hakaba hari icyifuzo narinzanye kugira ngo umfashe Imana twizera kandi dukorera ishobora byose kuri yo byose birashoboka nta na kimwe kiyinanira ariko icya mbere ni ukwizera ukizera ko Imana ishobora byose ukizera ko nta kiyinanira ukizera ko hari icyo yakora ku byifuzo byawe ubusanzwe ntabwo nakwibwiye ariko banyita Uwamahoro Diane nta muryango ngira akaba aricyo cyifuzo nagira ngo umfashe unakereke Imana yawe ihindura amateka ku buzima bwanjye. Okay Diane, kugira icyifuzo kandi ukaba ushaka no kugishyira imbere y'Imana icya mbere ni ukwizera kuko ku Mana byose birashoboka kandi Imana twizera kandi dukorera ifite byose. Wanyemerera rero icyifuzo cyawe
nkagishyira imbere y'Imana. Jyana ikiganza cyawe. Mana yacu yo mu ijuru, Mana isumba byose, Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka uyu mushiki wacu. Afite icyifuzo imbere yawe Mana. Aguhisemo, yemera kukwizera, yemera ko ushobora byose, akaba yemeye gushyira icyifuzo imbere yawe. Mana yo mu ijuru, uri byose, uri hejuru ya byose kandi nta kikunanira. Ubasha kumubera umubyeyi, ntazongere kuganya ukundi. Mu izina rya Yesu Kristo ndamukweretse rero kugira ngo umubere igisubizo. Mana yo mu ijuru, ndizeye ko byose ubishobora, nta kikunanira. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Icyo usabwa gusa ni ukwizera. Imana ishobora byose, nta na kimwe kidashoboka kuri yo. Icyo nakubwira gusa ni uko wakomeza kuyegera, ugakomeza gusenga, ukaba hafi y'Imana, ibindi byose bizashoboka. Nuko rero nagiye kuri polisi kubaza ikibazo cya Manzi, bambwira ko bakizi, yewe ngo ko n'umugore we yafunzwe. Ngaya makuru mfite, ariko bambwiye ko nta gihamya bafite cy'uko yapfuye, kuko bafite ibimenyetso byerekana ko yibwe kwa muganga. None se waretse tugakomeza tukashakisha, wenda ko yaba akinariho. None se iki gihe cyose urabona twamushakira hehe kandi gute? Mfite igitekerezo. Kera tukiri mu nkambi ko twumvaga amatangazo arangisha ababo kandi bakaboneka. Waretse tugatanga itangazo kuri televiziyo, hashobora no kutubona akamenya ko tukiriho kandi ko twaje. Ibyo ntibyadufasha. Cyane cyane ko nuhiriye mu nzu ntayahada kubita imitwe. Ariko aramutse natubonye yagira igishyika cyo kuza kutureba. Nyamara icyo ni igitekerezo ni ukuri. Diaro. 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 Byuka ujye kunzanira amazi. Ariko muto ntuzi ko ndwaye koko. Ngo iki? Ngo urarwaye? Wafashe si ibyatsi hari kuvuga utukamo. Fatwa se kandi urasweyo. Ngo ndasweyo. Asweyo nyine. Ngo ndasirweyo. Ngo ntiyabaga byabaga. Fatwa. Nta n'isoni. Ndarwaye. Genda ujye kunzanira amazi. Ndarwaye rwose. Ariko se wagiye rwose ko ndwaye. Ngo iki? Ariko urubahuka koko. Akira. Fatwa se. Fatwa se. Ko ndwaye wambabare nawe ukajyayo. Uka. Genda. Genda Diaro. Halo? Oui. Mu rugo? None se Dani urabona hano nahasiganye.
ndaje. Niko Diaro. Ko nagutumye amazi ya kano nigeze ngutuma ibiziba. Ngwino hano. Kokama. Sinakuja kwanza hapo. Sinakuja kwanza hapo. Babyeyi rero murakoze kunyakira hano mu rugo rwanyu. Genda Vitali Bizimana nkaba ndi umunyamakuru kuri televiziyo. Mu minsi itambutse rero twumvishe yuko muri mu banyarwanda bamwe leta yacu ifatanyije na wa muryango mpuzamahanga ushinzwe gucyura impunzi babafashije gutahuka mu rwababyaye. Akaba ari mu rwo rwego twari twifuje kubagenderera kugira ngo tuganire by'umwihariko munatubwira uburyo hakurya mu nkambi ubuzima bwari bwifashe ndetse mutubwire uburyo bwifashe muri iyi minsi mumaze gutahuka mu rwababyaye. Reka mpere kuri uyu mubyeyi wicaye mu maso bwanjye. Murakoze. Nawe ubuzima bwo mu nkambi ubwo ni bubi cyane. Isuku nke, umwanda, imirire, yewe oya ubuzima bwo mu nkambi burakabije. Naho rero ibyerekeye hano ni ukuri abantu baratwakiriye baradusuye badufashe mu mugongo. Twari dufite ibihuha ko mu Rwanda nta muntu n'umwe uhari, yewe n'abahari ari abanyamahanga bavuga izindi ndimi. Ariko twaratangaye tugeze inaha uhura n'umuntu atiyeza kuzwe amashyo muraho, dusanga twari twaratakaye. Ariko ni ukuri ubuzima bwo dufite ubu nibyo tubona, turi imihanda, amazu meza, amavuriro, amashuri, yewe oya ibibazo byo ko tubanye n'abantu ni byiza cyane. Mubyese wowe urabona bimeze gute mu mibereho y'iki gihe mu bisanzwe? Mwana wa kugira ngo nongere nsubire nibuke ibyiriye twavuye, oya kuko ni ahantu habi,
mwana wanjye haracucitse ntitugira abadusura nk'uko ubu ngubu wadusuye urumva ni ubuzima mbese bubabaje nawe se ugira ngo muri zuba aka kambaro ubona nambaye mwana wanjye nari narigeze nkambara naramisaga narakarabaga ashwi urumva naho ubundi hano mu Rwanda rwacu ni heza pe gusa ikibazo ni kimwe ikibazo cyangasha umutima gituma tudasinzira ni umuhungu wanjye Manzi rega twabuze umwana Manzi rero twaramubuze abo bantu uko bazaga kudusura nk'uko yabikubwiye nkababaza uyu nguyu akababaza batireka da none umwana twaramubuze mbese twagize agahinda ariko twari twarageze kugira igitekerezo ndetse tukivugaho njye n'uyu ko tuzaza gutanga itangazo kuri televiziyo none rero umwana wanjye ndishimye ubwo nkubonye hari icyo se bazatumarira muri ibyo bizungu byanyu abanyamakuru murakora natwe kuza twafashijwe n'itangazamakuru amakuru y'inaha twayamenye ku bw'itangazamakuru namwe mudufashije mwadutangira itangazo mukamumenyesha ko duhari ahara abaramutse ariho yagira igishyika akaza kutureba uwo mwana harya mwambwiye ko yitwa nde yitwa Manzi Drake mwaba mwaratandukaniye se mu nkambi cyangwa mwamubuze mugezemo twaje tuzi ko ariho n'amakuru twari dufite nuko yari ariho twaje ariwe dusanga murakoze rero kuba tuganiriye nk'uko nabibabwiye ko ndi umunyamakuru mu nshingano zacu ni bimwe dushinzwe byo kuba twagera ku baturage kugira ngo twumve ibibazo byabo byaba ngombwa tukabera n'umuyoboro kugira ngo babashe kugera ku bisubizo by'ibibazo byabo ndagira ngo romba mubare impungenge ku kibazo cy'umwana wanyu mwabuze ubwo tuvugana ubu iki kiganiro rwose tugiranye kinyura kuri televiziyo ndumva umwana wanyu niba akunda kureba televiziyo iki kiganiro namara kukibona azahita asobanukirwa nuko mufite ikibazo cy'uko mwamubona hanyuma ashakisha uburyo yabageraho ndumva ari ubwo buryo nabafashamo kandi itangazamakuru rwose rizabafashamo turimo rero turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu turimo twegera umusozo nagira ngo mbasabe mugire ubutumwa mwagenera bamwe mu baturarwanda nabo baba bafite impungenge zo kuba batahuka mu rwababyaye bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyabo n'abandi baturarwanda abo rero bakiri hanze bo natwe tukiriyo twikangaga baringa nibaringa rwose n'ibyo bihuha baba bakira rwose nabashishikariza gutaha natwe dutashye twabonye ko twasigaye ubu se natwe dufite aho tugeze batahe rwose mu Rwanda ni amahoro hari umutekano hari amashuri abantu baravuzwa yewe nta kibazo ibyo nakubwira ni byinshi ariko nabakangurira gutahuka mu rwababyaye bakaza rwose batishisha ntibakomeze kujya bumva ibihuha nk'ibyo twumvaga turiyo ahubwo bakajya bakurikira amatangazo yo kuri radiyo kuko natwe niyo yatumye tuza bagatahuka mu Rwanda ni amahoro mu Rwanda dufite umutekano murakoze rero kubw'ikiganiro tugiranye ndabona twerekeza ku musozo wacyo mbashimiye uburyo mwanyakiriye inshuti rero mwari mukurikiye ikiganiro kuri televiziyo naha tugicumbikiye tuzongera gusubira ubutaha gusa mugumye muryoherwe n'ibindi biganiro televiziyo yabageneye mugire ibihe byiza Buraya hese ugiye mu duki mwana we kutambwira ndabona ufite utubuye
bashaka gutera inyoni ariko se mwana wa isoko ntamubona yaba yaragiye kure ese nyaguko ntabwo wazi ko papa yapfuye ugize ngo iki mwana wa